Mvuye muri gereza Imageragere nari maze y'umwaka mfunze, nari narafungiwe mbeshyirwaho ko natwaye amafaranga y'umuntu bitwa Aline Gahongayire. Amafaranga angana gute? 100,000. Ikitutsi yakundaga kuntuka cyane, yakundaga kumbwira ngo ndi ikibazo. Sinzi impamvu atigeze azanga mfunguze, ahubwo nyuma yaho nibwo yagiye akomeza aza kuri RIB aho nari mfungiye akababwira ati mukubitimbwa. Famiye yawe ibyumva ntago yagiye gusaba imbabazi Gahongayire? Urumva bagiyeyo baramubwira ati nanababwire n'amafaranga bagurishe n'isambu bayamuhe. Yego. Ariko yanga kubyemera. Ukubaza ikintu mwaba mwarapfuye cyatumye rero bahitamo ngo bafungishe. Ngiye nyine wenda hari ibyo ntekereza ariko ndetse ngombwa kubivuga kuri kamera. Biteye ubwoba? Yego. Nuko ngo Gahongayire hari ibindi binakora bitinyitse kuba bivuga kuri kamera. Ubivuze wabiki? Bushobora kongeraho ingaruka wenda ntawamenya. Nyine abantu batamuzi bamubona gutyo hano hanze baba babona ari umuntu mwiza, ariko wenda ku muntu babana umunsi ku wundi niwe wamenya ububi bwiwe. Kugira ngo bagufungire ayo mafaranga ubundi busanzwe wahembwaga ngahe ku kwezi? Yamaga 15. Mu minsi yashize twagize gutya tubona video igaragaza ko yananutse nyine afite impinduka zamubayeho. Warabibonye? Nanjye narabibonye, bari barananze n'igitambo. Ndagenda njya kureba niba iwabo nabo wenda baba bariye ngo nandurure. Ngeze ku meza mbona inzoka kuri ibyo biryo hejuru ku isorori. Ubwo ngubwo nyine nahise ko ngira ubwoba, gusa nsubira inyuma gake gake ndabakomangira. Heje aravuga ati ngo ubundi nkawe uba wishyira imbere ujya hehe? Genda ibyo ngibyo byihorere, njye nanga umuntu ureba ibitamurego. Yari inzoka nini, yari ibyibushye. Uraza usanga iri kurya ibiryo? Yego. Icyo cyaka nyine urumva yarantutse. Ako ni nk'ubwa kanga warubonye inzoka mu buzima bwawe? Inzoka nari nsanzwe nyibona nyine mu cyaro, ariko utuyoka dutoya dusanzwe. Ntabwo nari narakabona inzoka ingana gutyo. Yego. None kugira ngo njye ntago ndumva impamvu uvuga ngo bari baragutanzemo igitambo rero. Yego, wasanga ari umunyamasengesho simbizi mu mutima we, ariko mu bikorwa byiwe nge yanyeretse nabonye ko atari ko bimeze. Ese koko nimba atari uguharabikana bagufunze kubera 100,000 nta kindi kintu cyari cyabuze? Slim Jesus. Yes. Reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu, nanjye mbasuza mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese. Mbibutsa gukora subscribe kuri Uruyuki TV ndetse na Slim Jesus TV. Uyu munsi tugarukanye n'umwana ukiri mutoya cyane, umwana w'umukobwa. Akari umwana tugiye kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane byerekeye ubuzima bwiwe, cyane ko ari mu bihe ngo bitamworoheye. Ngo haye ikaze. Murakoze cyane. Bakwita ngo iki? Amazina yanjye nitwa Iradukunda Jeannette. Iradukunda Jeannette. Yego. Okay. Jeannette, wamamagaye urambwira uti ngusabye ubufasha mbaromeze ikiganiro, wamamagaye uri kurira? Yego. Nanjye rero ubu ngubu ndagira ngo umbwire ni iki cyakurizaga? Ikintu cyandizaga nyine ni ukuntu meze ubu ngubu. Ubu mvuye muri gereza Imageragere nari maze y'umwaka mfunze. Yego. Ikintu cyandizaga nyine ni ukuntu mbayeho ubu ngubu nyuma y'uko mva muri gereza. Yego. Uvuye muri gereza Imageragere wamaze umwaka ufunze? Yego. Wari warafungiwe iki? Nari narafungiwe mbeshyirwaho ko natwaye amafaranga y'umuntu bitwa Aline Gahongayire. Yego. Yego. Warabeshyiwe? Yego. Ko watwaye amafaranga y'umuntu witwa Aline Gahongayire. Amafaranga angana gute? 100,000. 100,000. Yego. Ninde wakubeshye se kugira ngo bagufunge? Na Aline Gahongayire. Aline Gahongayire arakubeshya se murahura gutya ugatereka uyu mwana mubeshyira mu mufunge? Narahakoraga. Yego. Yego. Arangije nyine avuga ko yabuze amafaranga, ahita avuga ko ari njye wayatwaye. Tubwire ukuntu byagenze. Nyine ukuntu byagenze, njye narabyutse mu gitondo ngiye gukora akazi bisanzwe. Ngiye kubona mbona arafunga ari kumwe na polisi, ansanga mu nzu arambwira ati ndashaka amafaranga yanjye ufite. Yego. Ndamubwira ati njye nta mafaranga yawe mfite, nta nubwo ibyo amafaranga mbizi.
arambwira ati wibeshya kandi dore na polisi zahageze nutayama barahita bagutwara. ndamubwira ati nta kibazo njye nibaze mbabwize ukuri ariko nta mafaranga yawe mfite. yego. Yego. icyo gihe wari umaze igihe kingana iki ukorayo? nari maze y'imyaka 3. wari umaze imyaka igera kuri 3 Yego. ukora kwa Aline Gahongayire arangije aragufungisha. nta kindi kintu mwapfuye se? nta kindi twapfuye. mwari musanzwe mubana neza? Yego. ewe ihangane. none nkubaze wenda araje aravuga ati uyu mwana yanyibye, arazana na polisi baragutwara barakujyana, ariko noneho mbere y'ibyo byose ndagira ngo use nk'udusangiza ubuzima wabaga ubayeho ubana nawe, tubanze tubimenye dusobanukirwe. hari ibibazo bimwe na bimwe ngenda nkubaza kuko ntabwo yaza ngo avuge ati tugende bagufunge, cyangwa nimba n'akagamba ntabwo bakagukorera bidafite ahantu byaturutse. njye mpari nabonaga tubanye neza nta kibazo. kubera ko nta kintu nahaburaga. bamfataga nyine nk'umwana wabo nubwo nari umukozi. ariko nyuma wenda nubwo yanyuzagamo akantuka cyangwa akambwira nabi. ntabwo yagutukaga Gahongayire, ntabwo ajya atukana wibeshye. oya aratukana. yigeze kugutuka se? yaranukaga kenshi ahubwo. kenshi? Aline Gahongayire akagutuka? nese ko mbona atajya atukana mu biganiro njya mbona ko mbona ari umuntu ufite umutima mwiza. nyine iyo ari hanze ubona nta kibazo ariko mu rugo aratukana. yego. Yego. Musa ni nk'ikihe gitutsi yagututse wumva wavuga ngo yaranutse biramarega? nta muntu buryo utavuga nabi. umuntu ashobora kuza akavuga ati wa mukobwa we ujya ukora akazi neza, urumva ni ikihe gitutsi yagututse ku buryo avuga ngo yaratukanaga? njye ikitutsi yakundaga kuntuka cyane, yakundaga kumbwira ngo ndi ikibozi. rero ikibozi ntabwo nari nzi icyo ari cyo, nyine ni nayo mpamvu byakundaga kumbabaza cyane. akakwita ngo uri ikibozi? Yego. ikibazo umwana w'umukobwa siri aha hantu. yakwitaga Aline Gahongayire umuhanzi tuzi. yarabinukaga kuko iryo jambo akunda kurivuga cyane. ikiboze. Yego. none se yakubwaga ko ari ikibazo akuziza iki kuko uri umukozi wo mu rugo? nyine hari nk'igihe natwe abakozi bo mu rugo ucikwaho gato ugakora nk'ikosa. ariko akenshi byaterwaga n'uko hari nk'igihe anumaga nk'inkweto. wenda kubera ko aba afite nyinshi zigiye zimeze kimwe nkazana izitari izo. nabwo nasubirayo akambwira ati izo uzanye sizo. ubwo nyine akaba aranutse. aho wa mugani aho ndi kumva bikabije. umuntu njye na none ntabwo ndasobanukirwa. mbere yo kukwita ikibazo se yakikwitaga mbere y'uko utwaye amafaranga cyangwa na mbere yaho yarabikwitaga? yabinyitaga mbere tukiri kumwe iby'amafaranga bitaraba. iby'amafaranga bitaraba wowe wari umukozi mu rugo akaza agutuma ako ibyo ni ibintu bisanzwe. wenda ikibazo ni iryo jambo. wowe ubusanzwe baje kugusobanura kwija ikibazo bishatse kuvuga iki? ikibazo njye ntabwo mbizi ko nta muneze mbisobanuza, gusa mba numva nyine atari ijambo ryiza. urumva atari ijambo ryiza yakundaga kukwita ikibazo. icyo kintu cyakubabaje mu bihe byose wahabereye? niryo jambo nyine ryambabaje ko niryo yakundaga gukoresha. twe kwita ku bibi basi ibyiza wavuga ati wenda habonye muri icyo gihe ni ibihe? ibyiza naba narahabonye muri icyo gihe ni uko wenda ari nk'igihe yagendaga rimwe na rimwe nkabona nzaniye nk'umwenda. cyangwa wenda naba nyine nk'amafaranga nkamubwira ati nkeneye amafaranga wayampa. nkabona nyine arayampaye wenda ukwezi kwanjye kwazagera akayafata. yego. hanyuma se ko numva mwari mubanye neza kugira ngo bigere ku rwego rwo kugufungisha byari biturutse kuki? atari ukuvuga wenda ngo ayo ndagira ngo nyine utubwire ayo mafaranga bivugwa ko yibwe mu buhe buryo byagenze bite? uburyo yibwemo nanjye ntabwo mbuzi ko nagiye kubona nanjye baje banguyeho ngo nimbahe amafaranga. ariko ku kigaragara cyo kubera ko ari urugo rubamo abantu benshi n'abana, ni umwe mu bana nabwo bahabaga bo muri famiye yabo, niwe wagiye arayafata nka kwa kundi nyine abana bakinisha amafaranga. mu kuyafata nyine ariko uwo mwana yaje kuyabasubiza. amafaranga yarabasubije? yego yarabasubije. bagufungira iki se kwana? nyine amafaranga urumva umwana yabasubije n'ubundi bamaze kumfunga. wabwiwe n'iki ko bayabasubije?
icyabimbwiye ni uko uwo mutantine twakoranaga wundi yazaga kundeba akambwira amakuru yose. hari undi mukozi mwakoraga, mwari abakozi babiri? Twari batatu. Mwari abakozi batatu. Yego. uwo umwe akaza akakubwira ngo amafaranga baje kuyabona, kuki se bayabonye batigeze baza ngo bagufunguze? Sinzi impamvu atigeze aza ngo amfunguze, ahubwo nyuma yaho nibwo yagiye akomeza aza kuri RIB aho nari mfungiye akababwira ati mukubite imbwa. Yego, ariko ari Gahongayire avuga ko ngo mukubite imbwa. Yego. none se muri abo batatu ni we wenyine batwaye? Urumva njye barantwaye batwara n'uwo mwana w'umukobwa wahabaga hamwe n'undi muhungu undi nawe wahakoraga, ariko uwo muhungu nyine bamutwaye we nawe ntabyo yari azi ko yahise anataha. We yahise ataha, birangira ari wowe ibimenyetso bihamye ugumamo. Yego. None kugira ngo uze kwisanga byaje kuba ngombwa ko hariyo ngo bagukatiye umwaka wose. Yego. Kugira ngo wisange byaje kuba ngombwa ko bagukatiye umwaka wose, wari urimo urasabwa iki kugira ngo wenda ibyo bitaba? Nyine urumva kuko yanze kwemera ko amafaranga yabonye, yari ari kuvuga ati nibamusubize amafaranga yiwe ubundi bamfungure. Ubwo amafaranga njyewe ntago nari nyafite, nta nantu nari mfite ndi buyakure. Ubwo nyine nyabuze nibwo kumfunga. Ubu ngubu ibi bintu uri gukora urabizi ko ari uguharabika izina ry'umuntu w'umusitari uzwi cyane, ukunzwe kandi wubatse izina ryiza. Ntekereza ko nta n'undi muntu uraza ngo avuge ngo Aline Gahongayire yangiriye nabi. Ibi ni ibintu biteza ikibazo. Even nanjye uri kugukoresha navuga ati nakagambane nagufashe ngo dusenye izina ry'umuntu w'umuhanzi mukuru. Yego. Ndashaka ngo banze ubwire abantu ko uri kubivuga ku giti cyawe ari ukuri koko. Njyewe ibintu ndi kuvuga ni ukuri ku giti cyanjye kandi mbihagazeho cyane ko atari nanjye njyenyine nafungije, kuko magera bagiye bampa amateka nyine y'abandi bantu yagiye afungisha aho ngaho. Yego. Yego. Nabo abazize iki? Ntago nagiye nkurikirana ibyo yagiye abazize, ariko bamwe bakoraga kuri ofisi yiwe, abandi nyine bari abaho ngaho mu rugo. Yego. Ese nk'ubu aka kanya nkubajije ngo ni ikihe kimenyetso kigaragaza ko Aline Gahongayire yagufungishe ko wakigaragaza? Ikimenyetso njye nakigaragaza. Ni ikihe? Cya mbere mfite igipapuro nafunguriweho. Kiri hehe? Ntago nakigendanye ariko ndagifite. Ndacyagifite mu rugo. Ikindi kandi nawe ubwiyemo muhamagaye mukamubaza ndakeka atabihakana. Igipapuro kigaragaza ko uwafungiweho haba hariho n'amazina y'uwagufungishije n'icyo wazize? Haba hariho amazina yawe nyine n'icyo wazize n'igihe utahiye. Yego. Kugira ngo bigere ku rwego rw'uko ujyanwa amageragere kubera inote y'ibihumbi 100, ndashaka ko udusobanurira. Ntabwo higeze habaho ubwumvikane, hari ukuntu wenda ufata umuntu ukajya kumukanga ukavuga ati ukamufungisha ugira ngo byibuza arahita yatanga, natanga bamurekure, kugira ngo bijye ku rwego rw'uko ubona ko nta yandi mahitamo bakakujyana amageragere? Nta zindi nzira zigeze zigeragezwa? Inzira zageragejwe nyine urumva mu rugo barabimenye, ariko mu kubimenya babimenya nyuma ari umuhungu twakoranaga n'ubundi ubivuze. Ubwo ngubwo nyine mu rugo babimenye bahise bava i Rusizi bazinaye i Kigali. Mu kuzinaye i Kigali nyine barabwira Gahongayire ati watubwira ayo mafaranga tukagenda nubwo twagurisha isambu tukayakwishyura, ariko umwana wacu bakamufungura. Hanyuma arabyanga kuko we yanze ko bamwishyura. Yarabyanze kuko n'uwo muhungu wavuganye no mu rugo ababwira ko mfunze nawe nyine yaramututse, yaragiye kongera kumufungisha. Yego. Uwo nguwo wagiye kuvuga yashaka ko bagufunga si wanyu ntibabimenye? Ntabwo yashakaga ko babimenya. Utekereza ko ari impamvu Gahongayire atashaka ko iwanyu bamenya ko yagufungishije? Impamvu ntabwo nyizi, gusa njye nabonaga ko ari ugushaka kumbabaza gusa. Uko wabaza maze ugatanga ayo mafaranga? None se kumva n'amafaranga bashatse kuyama akabyanga. Kuki se rero bahisemo? Ntabwo nzi impamvu. Nta yandi mabanga se mwari mufitanye na Gahongayire bavuga ati byibuza ndashaka ko ibi bintu atazabivuga? Nta yandi mabanga arenze nari mfitanye nawe. Kandi mu rugo ubayeho neza, mubana neza, ubona nta kibazo gihari? Njye nabonaga nta kibazo. Uretse ko rero hari igihe umuntu aza imbere ya kamera akumvikanisha ko ari umwere.
nanjye muri kano kandi ndi kumva ntabwo ndi kuvuga ngo ndi kumva wararenganye, ndi kumva bishoboka ko amafaranga yatwaye, kuko ntabwo Gahongayire yagufungisha gutyo gusa kandi ari umukristo. ibyo ngibyo ntabwo wavuga ngo ni umukristo, kuko n'abakristo bose abenshi aba ari abana babi. Ariko njye amafaranga yarayabonye ntawe neza ntwara, uwo mwana yarayabahaye, mu kumara kuyamuha bahise ko banamwohereza n'iwabo. Yego, nawe ntabwo yagumye aho kuki yayatindanye? urabona nyine umwana nawe nuko bamukanze. Yego, nuko ngo babe baragufunze abandi basigara babakanga, birangira ujyanywe mageragere ukatirwa umwaka umwe. nuko ngo habaye n'urukiko rwawe, byose baragukatira bagukatira umwaka. Gahongayire yitabiriye urubanza ntago nyine umuntu wagufungishije ntago aba ahari. Iyo ugiye kuburana nyine uba uri kuburana wenyine. None se ubwo wari ufite umwavoka? Oya, nta mwavoka nari mfite, nariburaniye. Wabiburaniye ku giti cyawe? None se ubu famiye yawe ibyumva ntago yagiye gusaba imbabazi Gahongayire? Urumva bagiyeyo baramubwira ati nanababwire n'amafaranga bagurishe n'isambu bayamuhe. Yego, ariko yanga kubyemera. nese ukumva ko ari iyihe mpamvu? Nta yindi mpamvu mwapfaga? Tubwiza ukuri n'ukuri weruye kugira ngo n'undi muntu uza kubyumva yumve ko atari imitwe turi gutekera abantu. Njye nta yindi mpamvu ntekereza, wenda we ashobora kuba afite impamvu, ariko njye ntayo ntekereza. None se ntago uri umuntu ufite amafaranga ngo agamije kukugirira nabi, sibyo? Nta nubwo uri n'umukobwa wenda wavuga ngo wenda hari ibiki, wenda ubwato wenda yanwaye umugabo cyangwa iki, mbese nta kintu mwapfa. Ariko njye ndashaka ngo mbwire nihe mpamvu we erega igihe cyose wamaze muri gereza ufunze umwaka umwe, nabwo warica uratekereza, uravuga uyu muntu nubwo yamfunze bivugwa ko ari amafaranga, ariko icyo nazize ni iki. Nta nubwo wigeze utekereza uvuga uti iki, kuko ntago nta muntu wagufungira 100 pe, uretse na Gahongayire n'undi wese. Tubwiza ukuri. Mu rugo nyine twari tubanye biri aho ngaho nyine nk'umukoresha n'umumabuje. Ndi kukubaza ikintu mwaba mwarapfuye cyatumye rero bahitamo ngo bafungishe. Njye nyine wenda hari ibyo ntekereza, ariko ntago ari ibya danje, si ngombwa kubivuga kuri kamera. Ntabwo bivuga kuri kamera, ntago ari ibya, ahubwo ni ibya danje. Ahubwo ni ibya danje kubera ko nimba utabivuga. Yego, ni ibya danje kubera ko nta kintu cyaba cyadandukiye kari iki ukuvuga ngo runaka yishundi, sibyo? Ahubwo ibyo ngibyo nibyo byadanje. Ibyo ngibyo uri gushaka guceceka nibyo byadanje. Buri muntu wese yakumva ko ibyo uri kuvuga bifite fact. Yego. Uri kumva ari byiza kubivuga rata kuri kamera? Ndumva kubivuga kuri kamera atari sawa. Biteye ubwoba. Ushaka kubishushanya. Oya, twe kumuhatiriza ko bivuga. Biteye ubwoba. Yego. Nuko ngo Gahongayire hari ibindi binakora bitinyitse kuba bivuga kuri kamera. Nyine ntago sinzi niba bikorera kuri buri wese, ariko njye nibyo ni wenda naba narabonaga. Yego. None ukaba bivugwa ko ari uko wari umaje kumenya byinshi kuri we. Njye niko nyine nabitekereje. Abo bandi se mwabanaga bo ibyo bindi ntabyo bari bazi? Abo bandi kubera ko buri muntu wese yari agiye afite icyo ashinzwe. Njye nari nshinzwe nyine Gahongayire, abandi nabo bari bashinzwe abandi bo ku ruhande. Yego. Urumva ni njye wabaga uzi buri kimwe cyose kiwe. Urangije kuko wari uzi amabanga ye menshi, harimo n'ibyo bintu, ariko ibyo bintu koko biguteye ubwoba cyane, koko bijyanye n'iki? Ntago ari ngombwa kubivuga kuri kamera. Ubivuze waba iki? Bishobora kongeraho ingaruka wenda ntawamenya. Yego. Yego. Ukongera ugafungwa. Oya, ntago wenda byatuma mfunga. Byakugira nk'izo ngaruka. Ni ibanga rikomeye uziyanye hagati yawe nawe. Akaba ariyo mpamvu yagufungishije. Niko natekereje. Urabikeka ko none se wigeze umubwira ko ibyo bintu ushobora kubishyira hanze akaba ari bwo yagize umujinya wo kugufungisha? Ntabwo nigeze mbimubwira. None ubu ngubu aka kanya uri hanze, ntabwo yigeze aguhamagara bitewe no kwenda yagize ubwoba bw'uko uje hanze akavuga ati uyu mwana noneho agiye kuvuga bya bintu? Naramuhamagaye, maze kumuhamagara nyine yumva ko ari njyewe, ambaza amakuru, ndamuvuga ati meze neza nta kibazo, ese waraje? Ati yego.
arangije arambwira ati rero muri no minsi ndi bize reka uzampamagare igihe iki n'iki. Rero nyine icyo gihe cyarageze ntabwo nigeze nirwa muhamagara. yego ariko njye kintu nzi n'abandi bantu bose babonaga ngo Gahire si umuntu mubi n'ibintu akora byose yewe yaba no mu mvugo ubona ari umuntu uvuga neza ni umumere nabwo abantu benshi bamwataka kuri social media akaza akavuga mu mvugo ze akabasubiza neza sibyo Yego. kandi ni umuntu usenga ntabwo ari umuntu wo ku rwego rw'uko wamenya ibintu bigatuma bamufungisha ariyo mpamvu muri kano kanya nta cyizere ngo ndi kukugira n'abandi bantu nta cyizere bapfa kukugirira. Nyine abantu batamuzi bamubona gutyo hano hanze baba babona ari umuntu mwiza, ariko wenda ku muntu babana umunsi ku wundi niwe wamenya ububi bwiwe. Yego. ni ukuvuga ngo hari byinshi byiwe uzi bigaragaza ububi bwiwe, ariko nta kibazo wenda muri byinshi bibi byuzi hari n'ibyiza uzi ko yaragufashije akazakugurira iyo myenda, nabyo ni ibintu ugomba kumushimira. N'ubu uyu munsi ndabimushimira. Muri kano kanya ubuzima ubayeho gute nyuma yo kuva muri gereza se? Nyine wabashe kuza hanze ngo wiyakire cyangwa ujye wicara ugatekereza bya bihe ukumva ni ibibazo? Nyine nageze hanze ndiyakira, ariko nyine umuntu bibanza kumugora. Umuntu ariyakira, nanjye nariyakiriye, ariko nyine ntago umuntu abura gutekereza bwa buzima. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Icyo gihe ndumva nari mfite 20. Wowe igihe wageze muri gereza ugatekereza ugasanga wowe urarengana, ubuzima wabaga ubayeho iyo waga uri muri gereza ni iki kintu wabakundaga kuri gutekereza? Nyine ikintu nakundaga kuba ntekereza, nabaga mvuga ati nk'ubu ngubu ngiye gufunga umwaka wose nzira ubusa. Mbese numvaga basi iyo nza kuba narayatwaye nkicara mvuga ati n'amafaranga yanjye ndayicaranye. Kugira ngo bagufungire ayo mafaranga ubundi busanzwe wahembwaga ngahe ku kwezi? Yamaga 15. Ego. Ari igihe ajyaga gutuma ku isoko akaguheza amafaranga menshi ukayagarura? Njye ntabwo najyaga njya guhaha, niwe wihahira mu rugo, cyangwa wenda mama we agahanye n'imodoka ikabizana. Yego. Mu minsi yashize twagize gutya tubona video igaragaza ko yananutse, nyine afite impinduka zamubayeho, warabibonye? Nanjye narabibonye. Yego. Ni urugo rwa kangahe wari ukozemo? Numva ari urugo rwa kabiri. Ni urugo rwa kabiri. Kuva watangira gukora akazi ko mu rugo. Ni ukuvuga ngo wakoze kwa Gahongayire ukora nahe handi? Na hahandi nyine hari ahandi nakoraga. Yego. Hari Nyamirambo. Naho bari barananzemo igitambo. Yego. Yego. Muri urwo rugo wakoragamo? Yego. Ko numva nta mahirwe wigeze ugira mu kazi ko mu rugo. Na make. Ngo byari bimeze bite aho ngaho? Nyine aho ngaho ukuntu byari bimeze, ni ahantu nageze marangiye n'umushuti wanjye, hanyuma mu kuhagera nyine nari ngiye nk'umukozi wabo, hanyuma ariko mageze nsanga bo nubwo ngiye nk'umukozi ahanini ntabwo ari byo bashaka. Yego. Kuko narahageze nyine babanza kumpa kondisiyo aho ngaho muri urwo rugo. Yego. Ariko izo kondisiyo bampaye nkajya numva nyine ziragoye. Baguhaye izihe kondisiyo? Urumva barambwiye ngo ntabwo nzajya njya batampaye uburenganzira. Ikindi cya kabiri barambwira ngo hari ukuntu tuzajya tujya kuryama ngo tubanze tujye mu cyumba, nyine hasinze ibintu babanzaga kujyamo, nanjye ntabwo nari narasobanukiwe ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo mbere yo kujya kuryama mwarabanzaga mukajya mu cyumba? Yego. Mwese mukajya gukora iki muri icyo cyumba? Urumva icyo cyumba habaga harambuyemo umusambi, tukicaramo, sinzi indimi zabo bavugagamo, nta nubwo ari Icyongereza, mbese numvaga ari ururimi ntazi. Yego. Yego. Ubwo nyine bakavuga izo ndimi zabo, numbaze n'ibindi byose bakoraga, byarangira nyine tugasohoka. Mugasohoka. Nawe ukaba urimo? Nanjye nabaga ndimo. Buri muntu wese aho ngaho mu rugo yagombaga kuba ahari. Basengeraga muri idini? Basengeraga mu Bisilamu. Okay. Basengeraga mu... None se waje kumenya gute ko bagutanzemo igitambo? Urumva ukuntu nabimenye, baragiye basiga urufunguzo bibagiye gufunga. Uko ubundi bagendaga basize bafunze igipangu. Yego. Hanyuma bamaze gusiga badafunze, nanjye narasohotse. Mu gusohoka twakubitanye n'umumama nyine twari duturanye aho ngaho w'umudiyakoni.
abampaye Bibiliya ati akira uyu Bibiliya uyishyire hariya mu cyumba uryamamo uzajya ukunda kuyisoma Yego. ariko bari abantu bana nabo ntuzabamenye uko nabonye harimo ikibazo. yego yaraguhaye Bibiliya Yego akubwira ngo njye nyisoma akenshi ngiye kuryama ariko yakubwira ngo abantu mubana ngo nabonye harimo ikibazo ngo ntukabibabwire ko ufite Bibiliya ngo sinzajya mbabwira ko mfite Bibiliya ngo nzayishe ahantu kure nyine batabona. ubwo ngubwo nyine uwo mama ahita ko arseza avuga ati gusa wihangane kandi ngenda gushaka kandi nzagukura muri ruriya rugo. nyine nibaza impamvu azarunkuramo kandi ngiye nabonaga tubanye neza. yego ubwo nyine naragiye mu rugo Bibiliya ndayijyana gusa nyine nabo barabimenye barambwira ati dushaka ikintu ufite aho ngaho kidasanzwe. ndababwira ati njye nta kintu mfite. barakubwiye ngo bashaka ikintu ufite kidasanzwe? Yego babwiwe n'iki ko hari ikintu kidasanzwe gihari? sinzi ikintu cyaye babwiye buriya nyine wenda ni imyuka yabo. ikintu kidasanzwe bavuga ko ari Bibiliya? ndababwira ati njye nta kintu kidasanzwe mfite hano uko uwo mama yari yambwiye ngo sinzabivuga. ubwo nyine babonye nabahakanye nyine bavuga ati oya ntabwo twabyemera. baraza mu nzu yose nyine mu cyumba aho nararaga ibintu byose babitera hejuru n'ubundi birangira bayiguyeho. birangira bayiguyeho Bibiliya bamaze kuyigwaho bahise bakora iki? barayitwaye? bahise bayitwara baje nyine baranuka barambwira ati mu bintu twakubujije n'ibi ngibi birimo twebwe ntabwo ibi bintu tubyemera jya uguma ahangaha mu rugo niba hari n'ahantu baba barayikuye nabyo uzabisobanura. yego hari akantu wigeze kutubwira ngo ku mirire ngo byagenaga barambwiraga ngo ntuze kurya ngo bitagenze gutya na gutya nabwo tubwire ni byabaga bimeze bite? nyine urumva iyo namaraga kurya iyo namaraga guteka bari barambwiye ati ntuzajya umara guteka ujye ufata utegura ibiryo hanyuma uzajya urya ari uko tukubwiye. ubwo ngubwo nyine namara guteka ibiryo nkabitegura. ntabwo wabaga wemerewe kumva umunyu? umunyu narawumvaga ariko urumva nakozaga ikimamiyo nkagira nyine agasosi. mikoro nivuga iyo mikoro yo kwegeza kurana nivuga byagendaga bite? urumva nakozagamo akamamiyo wenda niba ari agasosi ngashyira ku kiganza nkumva. yego bangiza bakakubwira ngo bakambwira ati njye ntabwo nemerewe kurya batampaye bataguhaye uburenganzira. yego bitewe n'iki se? njye nyine wenda icyabiteraga nibo bari bakizi. yego gusa njyewe ibyo natekerezaga kuko hari igihe nateguye maze gutegura nyine ndagenda mpita ngaburira umwana wabo. umwana amaze kumugaburira ndagenda njya kureba niba iwabo nabo wenda baba bariye ngo nandurure. ngeze ku meza mbona inzoka kuri ibyo biryo hejuru ku isorori. ndibaza ati se ibiryo ko nabiteguye bipfundikiye ninde muntu waba wabifunguye? ubwo ngubwo nyine nahise ko ngira ubwoba gusa nsubira inyuma gake gake ndabakomangira ndamubwira nyine ibyo mbonye. aje aravuga ati ngo ubundi nkawe uba wishyira imbere ujya hehe? genda ibyo ngibyo byihorere njye nanga umuntu ureba ibitamureba. ugenda ugaburira umwana murangize ubundi nawe uhita ujya kurya. inzoka yari inganaga itugo? yari inzoka nini yari ibyibushye. uraza usanga iri kurya ibiryo? yego ntiwikanze? narikanze nanjye numva ngize ubwoba ko kuva aho ngaho byabanje kunanira. yego byabanje kukunanira kuva aho ngaho nyine uratitira? ndatitira ngira ubwoba ntabwo navugije induru ko nabuze umwuka uvuza induru. yego hanyuma icyo gihe ni ukuvuga ngo ariko inzoka mwari mwatewe mu nzu? njye nabifashe ko atari uguterwa nyine aho nahaviriye nagiye nsobanukirwa buri kimwe. nahise ko ntekereza nyine yuko ari ibintu bari bifitiye. yego reka kuzamura akamikorofone nubwo kaguye ryari se? akinira guhereza mikoro ugatwara mu ntoki. ibi byose nta na kimwe ndi gukatinga bizazamo ni mu gihe ikibazo. dukomeze. wari wakatinze? twikomereze bizazamo humura. nibwo mikoro ari kigwa? ngaho tubwira ukuntu byagenze dukomereze. icyo kiyoka nyine urumva yarantutse. ariko ni nk'ubwa kangahe wari ubonye inzoka mu buzima bwawe?
inzoka nari nsanzwe nyibona nyine mu cyaro ariko utu tuyoka dutoya dusanzwe ntabwo nari narakabona inzoka ingana gutya. yego urangije urayibonye mba ndayibonye nyine mu kumubwira nawe ambwira nabi. akubwira ngo genda uzagire bikureba ngo njye ndeba ibindeba ngo yanga umuntu ngo urebezwa ibintu byose bitamureba. yego iyo nzoka tugire kari kujya tujyanye by'inzoka tunabivemo nuko kuri uwo munsi baba barakuretse nawe nyine ubivuye urabyihorera urabyirengagiza. yego none kugira ngo njye ntabwo ndumva impamvu uvuga ngo bari baragutanzemo igitambo rero. njyewe impamvu nyine bari bagutanze ubundi igitambo ni iki uvuze ngo umuntu amutanzemo igitambo bavuze iki? nyine gutanga umuntu igitambo ni nk'uko tuvuga ko waba ushaka ikintu runaka bikaba ngombwa nyine yuko icyo kintu ukigurana umuntu. njye ndumva ari uko mbitekereza. uwo mukecuru akubwiye ko bari baragutanzemo igitambo kuko bo bashakaga iki mu buryo bakuguranagamo nyine impamvu yatumaga mukugurana. urumva uwo mukecuru nawe mu by'ukuri nta makuru menshi aba afite kuko ntabwo ari muri urwo rugo. gusa yarambwiye ngo hari ahantu bari baragutanzemo igitambo ngo sinzi nyine ibintu bo baba bashaka kugeraho. yaravuze ati sinzi ibintu baba bashaka kugeraho gusa nta kundi wihangane byararangiye kandi Imana izagufasha. biza kurangira uhavuye. none se uwo mukecuru yabikubwiye ukiri muri icyo gipangu? oya yabimbwiye nyuma naravuyeho uko urumva mbere abanje kumabira arambwira ati nyine njye nyisomana na senga. uwo mukecuru si ubwo si nka bya bindi bavuga ngo batwaye umukozi wa runaka bakamugusebyaho bakubeshya? oya ntabwo ariko bimeze kuko uwo mukecuru urumva yarahankuye amaze kuhankura baransengera n'abandi bamama basenganaga hanyuma mu kumara kubahankura nese ko nanataha ntabwo nagumye kuri uwo mukecuru. agagumye kuri uwo mukecuru urumva ko abayeho ubuzima bubabaje pe. biza kurangira uhavuye nyuma yaho nibwo waje kujya kwa Gahongayire se? yego kwa Gahongayire nahagiye nyuma. nyuma uvuye aho ngaho ni ukuvuga ngo wakoze ahantu habiri gusa? yego ahandi nabaga nyine hari muri famiye ariko nabo barampembaga. nabo baraguhembaga. noneho ubwo ngubwo ugiye kwa Gahongayire ninde waguhuje na Gahongayire? Gahongayire yakundaga kuza mu gipangu twabagamo harimo umumama w'inshuti yiwe. ubwo ngubwo uwo mama niwe wavuze ati mfite umuntu wanjye ushaka umukozi wagenda ukamukorera. yego nibwo nyine yese ko anjyanayo. tujyayo wiberayo biza kurangira ufunzwe sibyo? yego noneho ubuzima bwawe muri gereza tubwinjiremo nabwo iminota mikeya. ubuzima bwawe muri gereza bwari bumeze bute? muri gereza nyine namwe murabyumva ni ubuzima butoroshye. kubyuka saa 9 za nijoro ujya gufata igikoma nyine ukirwanira n'abandi, ku saa 6 kujya ku murongo ufata ibigori nyine bya buri munsi, izuba rikwiciraho cyangwa imvura ikunyagira, aba ari ibintu bitoroshye. cyangwa wenda kujya kwanika imyenda yawe wareba gato ugasanga barayitwaye. nyine urumva ni ibintu biba bitoroshye. aka kanya ni cyo kintu utinya mu buzima? ikintu ntinya mu buzima ni ugufungwa. nese numva mbitinye. kandi warabibonye urumva bitinye? narabibonye ariko kubera ko nabonye ko nta kiza kiri mu gufungwa nese mbitinye. yego ni nk'ikihe kintu cyabaye uri muri gereza na n'ubu utekereza ukumva urwahora kwiye? ikintu cyabaye n'ubu ntekereza, hari nyine abamama n'abatinganyi. ibyo tubisimbuke twikomereze. nuko uvuye muri gereza ntabwo ari byiza buriya ko dukomeza ibintu byinshi, ahubwo uvuye muri gereza uje hanze mu buzima bwo hanze. wigeze uhamagaye Gahongayire? naramuhamagaye. wari wamubona? ntabwo ndamubona kuva navayo. ntabwo uramubona? ujye wifuza kumubona? ndabyifuza. ukamubwira iki? nyine namubwira isomo yatumye nyine niga mu buzima. nicyo cyonyine namubwiye? nyine hari n'ibindi ariko icyo nicyo cyambere. isomo yatumye wiga mu buzima ni irihe? ritubwire nawe azaribona muri kino kiganiro.
ikintu cya mbere naba nize kubaho mu buzima bwanjye nyine nkabona kandi ntacyo bitwaye. mbere se wabaga mu buzima ubwiwe nyine urumva mbere abantu bose baragufashaga wagira ikibazo ukabwira umuntu. Ariko ubu ngubu narize nubwo wenda nta muntu naba mfite nshobora kubaho njyenyine bigakunda. yego aka kanya nka Gahongayire ujya wicara ugatekereza ko yagufungisha umwaka wose? Yego. akuje akagusaba imbabazi akavuga ati mwana wanjye mbabarira natumye usubira inyuma cyangwa utigiye, wamubabarira? Namubabarira cyane. yego Yego. okay. ni byiza cyane, ni byiza rwose ubwo ufite umutima nk'uwo nguwo. So hari akaririmbo kibuze se? Indirimbo ziwe ndazizi. Turirimbire aho twumve. Warahabaye Mana igihe nagutabaje, warahabaye Mana akira ishimwe ryanjye. Hari igihe uba mu kibazo ugatekereza ko Imana yagutaye, ariko nubwo itagutabarira muri cyo, muzahuriraho cyari kukwicira yarahabaye. Okay, nta yindi? Indirimbo ziwe hafi ya zose ndazizi. Ako ukunda cyane niko nshaka. Iyo nkunda cyane ni iyi ngiyi. Yego. kuki ari ukunda? Impamvu ariyo nkunda nyine nuko Imana nagiye nyibona mu bihe bikomeye, cyane cyane nka hariya narindi. Ni ahantu uba wumva ubuzima bwakurangiranye, ariko Imana iyo ihabaye urataha, noneho wanatekerezaho ko hari abantu baba bari kuri burundu, wowe wabona igutabaye ukumva ni igitangaza. Yego. Okay. ubona ibintu byakubayeho, hari abantu benshi babayeho muri ubwo buzima waciyemo, ariko ku myaka yawe n'ubuzima umaze gucamo ubona ko wagakwiye kuba warabuciyemo? Nyine ntago nagakwiye kuba narabuciyemo, ariko kubera ko buri muntu wese aba afite icyo Imana yamupangiye, buriya nyine ntekerezaho ko n'ibi ngibi byari birimo mu byo yampangiye. Harya tubwiye ko ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 21. Ubu ngo uri ready kuba wasezerana? Yego. Ni nk'igiki cya ubuzima cyakwigishije? Ntihari nk'igihe wigeze kujyaho kumva urihebye? Icyo gihe cyagezeho cyane. Yego. Urumva uwo munsi nkirara muri sitasiyo bwa mbere, nahise ko numva ntihebye. Waraye muri sitasiyo mbere bagufunga? Mbere bamfata muri RIB, nyine ukihagera uba uvuga ati n'ubundi ibintu byanjye biroroshye, bashobora nyine wenda no kubijyamo neza ngahita nta. Ariko iyo ubonye bwije urimo, icyo gihe uhita wiheba. Nanjye rero icyo gihe narihebye, mpita numva ko nyine nta n'icyo ubuzima bukimariye. Yego. Washatse kwiyahura? Ntabwo nashatse kwiyahura, ariko nyine iyo umuntu anabigeraho yanabikore iyo uri hariya. Iyo ubonye umuntu ari gusenga biguhereza iyo shusho? Ari gusenga? Yego. Njye abantu benshi basenga muri iki gihe nyine mitamfata yuko bose nabo baba barimo barabeshya. Oya, Gahongayire ariko we ntabwo abeshya. Impamvu mvuga yuko nyine baba barimo barabeshya nuko naba narahuye na Gahongayire w'umunyamasengesho, ariko atari ko bimeze. Nyine yego wasanga ari umunyamasengesho simbizi mu mutima we, ariko mu bikorwa by'iwe ngiye yanyeretse nabonye ko atari ko bimeze. Ese koko nimba atari uguharabikana bagufunze kubera ibihumbi 100 nta kindi kintu cyari cyabuze? Nta kindi kintu kindi cyari cyabuze. Nuko nyine ntago wabyumva, ariko nawe ubwiwe umuhamagaye ukamubaza yabikubwira. Kireka wenda kubeshya simbizi. Ntago yakuba. Dusanze ibyo tubwiye nawe n'ibyo azatubwira tugasanga biratandukanye. Nibizaba bitandukanye azaba yababeshye, kuko njye abantu twakoranaga nyine nanjye kunyiza nabyo ni ikibazo, ariko njye n'abantu twahakoranaga nshobora kubahamagara nkababaza nabo ubwabo bakabikubwira. Uzi ko aka kanya uri kubeshya, ushobora kuri kubeshya ngo runaka mfungisha none ukisanga ufunzwe bya nyabyo. Ibyo ngibyo ndabyumva. Kuko wowe ngewe nibwo uri gukora aka kanya ni nko guharabika umuntu uri gukora. Yego.
ndabizi cyane yuko guharabika ari ibintu bibi nta nubwo nabikora. ntabwo wabikora urabizi ko ari icyaha. Yego. Ni ikihe kintu ujya wicuza mu buzima bwawe? Ikintu njya nicuza mu buzima bwanjye ndumva ntacyo. Nta kintu na kimwe wicuza. Ibyo wakoze byose wumva ari byiza. Nyine ntabwo byose ari byiza ko nta kintu nakoze kibi ku buryo nakicuza. Hanyuma ubu ngubu urafunguwe, ubuzima bumeze nabi. Ndagira ngo noneho ube watanga nimero ya telefone ku muntu wifuza kuba yanagufasha byibuze ari nako gasukari akakugurire tunasoza. nimero ye ubu nihagira noneho muhamagara harabaza ego ariko ashobora kwitanga ariko harabaza guhamagara bagutuka kubera ko bakunda nde Gahongayire. Harabaza guhamagara kubaza ngo ibi nibiki wakoze. Harabaza guhamagara bakubwira Paul. Uzahamagarwa n'abantu benshi batandukanye. Uzamenye uko uzabyakira wayitanga. Nta kibazo. Nimero yanjye ni 078 92 70 35. Yego. Urakoze cyane. Murakoze.